Ishangi Radio TV FM. Ishangi Record. Yes, iyi ni Ishangi Radio TV FM online nkuko bisanzwe, gahunda ni ya yindi. Turaje rero n'ibimera bigiye bitandukanye, by'umwihariko tukuzanira ikimera cyiza cyane ku bantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, nk'abantu bafite ibibazo byo kurangiza vuba, abantu bafite ibibazo byo muri prostate, abantu bafite ibibazo by'umwihariko by'imisemburo idakora neza ku bagabo, bumva baribuze. Iki ni igihe cyo kongera kubabwira ngo igisubizo kirabonetse rero mu Ishangi Company Limited Rwanda, ya company ivurisha ibimera biri naturere, ikaba iri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, by'umwihariko ikaba ikora mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Aha rero barakuvura ku bantu barwaye bafite ibibazo bya prostate, abantu bafite ibibazo byo kurangiza vuba, abantu bafite ibibazo byo gucika intege, abantu bafite ibibazo byo gusuhererwa, akumva umugongo uramurya cyane, akumva arababara mu ruhago. Abo ngabo Ishangi Company Limited Rwanda yabatekerejeho. Imaze kubatekerezaho rero iravuga iti aba bantu bashobora kuba barwaye prostate, bashobora kuba bajya kunyara bikanga, bashobora kuba banyara ndetse hakazamo n'amaraso. Iki ni igihe cyo kukubwira ngo urashubijwe kandi mu gihe kiza cyane. Wumvaga ko bidashoboka, iki ni igihe rero Ishangi Company Limited ikuzaniye umuti mwiza cyane witwa Mare Capsules, umuti mwiza cyane gukemura ikibazo kijyanye na prostate ndetse n'ibindi bibazo byose bijyanye n'imyororokere ku bagabo. Reka nkubwire ngo iki ni igihe cyiza udashobora kuzibagirwa mu buzima bwawe niba ukurikiranye gahunda y'Ishangi Radio TV FM online. Hanyuma reka nkubwire ngo rero ushaka kugira imbaraga mu mubiri, ukumva umubiri wawe ntumeze neza, ukumva ntago bikosotse, ukumva amaraso ukeneye ko ayungurwa agasa neza kugira ngo nawe wongere ugire imbaraga nziza, ugire ubuzima buzira umuze, ndetse wumvaga ko bidashoboka, iki ni igihe tukuzaniye product nziza cyane zizewe ku bantu mpuzamahanga. Ushaka gusukura amaraso yawe akamera neza, wowe ususumira, wowe usuhererwa, wowe ufite ikibazo cy'umuvuduko, ufite ikibazo cya hypertension, ufite ikibazo cy'umutima wamaze kugira ikibazo, nyamuneka amaraso yamaze kwangirika, ngwino tugusukure rero. Wowe ufite ibibazo by'indwara z'uruhu ndetse by'umwihariko indwara zibasha kwangiza umubiri wawe, reka nkubwire ngo iki ni igihe rero Ishangi Company Limited Rwanda yagutekerejeho. Iravuga uti reka tugufashe nawe ugire ubuzima buzira umuze, hanyuma wongere uyambarire neza, wongere wambare agakweto kawe, wongere wambare imyambaro yawe nta kibazo ufite, utongera gucumbagira. Iki ni igihe rero tukuvura, hanyuma nawe ukajya ku murongo mwiza dukoresheje ibimera biri naturere, ibimera byizewe, by'umwihariko ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda FDA yamaze gusuzuma ikabiha ubuziranenge bwuzuye, ikavuga iti ibi ni ibimera umuntu yakoresha akabaho. Twizamukira gake gake ku bantu barwaye igifu, abantu bafite ikibazo cy'igifu, iki ni igisubizo cyiza cyane. Stomach Capsules, umuti mwiza cyane ushobora n'abantu bafite ibibazo by'ibisebe mu gifu, abangaba barashubijwe. Abangaba bumvaga yuko igifu kitazakira, barashubijwe. Iki ni igihe rero nawe wavuga uti ngize amahirwe, harakabaho Ishangi Company Limited Rwanda yadutekerereje, ikavuga iti reka ngeyo. Abantu bashaka bafite ikibazo cya side nyinshi cyangwa se nkeya, abantu bumva mu mubiri bitameze neza, dufite product nziza cyane zishobora kugukemurira ibibazo mu bice bitandukanye. Abafite ibibazo bya microbe vaginal ku badamu n'abakobwa, abangaba barashubijwe. Abangaba bafite ibibyimba byo muri nyababyeyi, abangaba bishimagura mu gitsina, abangaba bafite ibibazo by'imihango ihindagurika, abangaba barashubijwe mu gihe cyiza. Ishangi yaje ikenewe kugira ngo igufashe kugira ngo nawe ugire ubuzima buzira umuze. Telefoni yayo ni 0785428252 cyangwa se 0722508252. Twizamukira nkubwira ngo wowe ushaka kugabanya ibiro, Ishangi Company Limited Rwanda yagutekerejeho. Ushaka kugabanya ibiro, Ishangi Company Limited Rwanda yagutekerejeho cyane. Iravuga iti reka ntume ugira umubiri mwiza ushaka, umeze neza uringaniye, apana bya bicece, apana iki. Wowe ngwino tuguhereza umuti mwiza cyane mu gihe gito cyane, nawe ugira umubiri mwiza, wongere usubire kuri taye, yasubire ku gataye kawe, hanyuma wambara umwambaro wawe ushaka, wumva nta kibazo, wumva nta sono ufite, wumva umeze neza, wumva mu nda haringaniye neza, mbese uri pinyeze koko, umeze neza usobanutse ku
buryo mu nda hawe nawe uhareba ukavuga uti okay double 5 cyangwa se gatanu kuri kagenzi kako. Iyi ni Ishangi Radio TV FM online rero ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. By'umwihariko turakora mu bice bitandukanye mu turere dutandukanye, harimo akarere ka Ngororero, akarere ka Rubavu, akarere ka Gasabo. Aho hose turahabaye. Abantu bafite ikibazo cyo mu ndwara z'ubuhumekero, abantu bafite ibibazo bya angine, abantu bafite ikibazo cya sinezite za bronchite, abo ngabo turahabaye kugira ngo tubafashe kandi tubavure neza gatanu kuri kagenzi kako. Reka nkubwire ngo rero wowe ufite ikibazo kijyanye no kumva umubiri wawe utameze neza, wumva bitahagaze neza, ushaka kumva ko basirikare bawe bagomba kumera neza, umubiri wawe ukaba uhagaze neza, ukongera ukagira imbaraga, udashishira, udatengurwa, tugufitiye ibimera bigiye bitandukanye bigusubiza mu imbaraga, biguha ubushobozi bwo kongera kumva wakwinjira mu kazi neza nta kibazo ufite. Iyi ni Ishangi Radio TV FM online, radio yawe, radio yacu, radio y'Abanyarwanda, turavuga mukatwumva. Twizamukiraho ni Ishangi Radio TV FM. Ibi bimera twabikuzaniye kugira ngo nawe ubibone, kugira ngo bigufashe kugira ngo ugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Nta wundi rero ni Dr. Victory, wa muvandimwe wawe umwe kwifuriza amahoro y'Imana. Turi kumwe no gatanu kuri kagenzi kako, nta handi ni mu Ishangi Company Limited Rwanda, ya company yaje kugira ngo igufashe kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze, kandi nakubitsa ko ubuzima buzira umuze ari bwo soko y'amajyambere. Dr. Victory rero yatekereje kuguha ibi bimera kugira ngo nawe bibashe kugira neza. Ushaka kongera abasirikare mu bimera by'iwacu mu Rwanda, muri Afurika, ibi bimera hanyuma bikabasha kugutunganya mu ruhago, mu mpyiko, mu bijyanye n'urwagashya, mu bijyanye n'umwijima, mu bijyanye no kumva abantu bagira stress, abantu bagira bumva mu mubiri bafite umunaniro ukabije, abantu batagisinzira, wowe wumva ufite ibinya mu mubiri, wowe wumva hari injerere ziza mu matwi, wowe wumva bidashoboka ko wakongera kugira ubuzima buzira umuze, reka nkubwire ngo iki ni igihe cyiza. Wowe wumva ko diabete yakurenze bitashoboka ko wakira, tugufitiye ibimera bikozwe neza, bitunganyije, hanyuma bibasha kuvura diabete hanyuma igakira neza burundu mu gihe gito cyane. Bapima bagasanga nta ikirimo habe namba. Twizamukira n'Ishangi Radio TV FM online, radio yawe, radio yacu, radio y'Abanyarwanda, turavuga mukatwumva rero. Umuterankunga mukuru n'Ishangi Company Limited, ya company ivura ikoresheje ibimera biri naturel. Dukora mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Telefone ni ya 0785408252. Tukuvura ku ndwara zitandukanye rero, nizatewe na diabete zose zigakira. Kwa kunda ibice by'umubiri bitangira gucika, amana gacika, ndetse by'umwihariko ugatangira kuvuvuka ku mubiri, wakwambara wakaraba amavuta ntagufate, iki ni igihe ugiye gusubizwa rero. Abantu bafite ibibazo by'umwijima, nyamuneka, abantu bafite ibibazo bya hepatite, abo bose turabafasha kugira ngo bakire, basubirane ubuzima buzira umuze, kandi ubuzima buzira umuze nibwo soko y'amajyambere. Wewe wumvaga ko bidashoboka, wewe wajya gutoranya ibyo kurya, wumvaga hari ibyo urya n'ibyo udashobora kurya, iki ni igihe ugomba kugaruka mu Ishangi Company Limited Rwanda, hanyuma tukakuvura nawe ugasubirana ubuzima buzira umuze. Twizamukiraho n'Ishangi Radio TV FM online, radio yawe, radio yacu, radio y'Abanyarwanda. Tuzamuka, reka nkubwire ngo rero tugufitiye kofi nziza cyane, iyo bita doublete. Iyi ngiyi rero ni kofi nziza cyane yibitsemo ubushobozi bwo kongera abasirikare. Yukanyweye iminsi 3 yonyine, utangira kubona uruhu rwawe rumeze neza, utangira kumva umubiri wawe hakomeye, utangira kumva umubiri wawe hafite imbaraga, ku buryo nawe uvuga uti kabisa harakabaho Ishangi yaje ikenewe. Hanyuma rero ndenda kukubwiza ukuri yuko iki ari igihe umubiri wawe uhita wongera ukamera neza, ukongera kuba muzima, ukongera kuba mutaraga, ntiwongere gutekereza ngo indwara z'uruhu zaza wapi, ntiwongere gutekereza ngo ibiki. Kandi none kubitsa yuko niyo baba baraguhumanyije mu Ishangi Company Limited barakuvura neza, ugasubirana ubuzima buzira umuze, nta kindi kibazo kivutse. Niyo waba warahumanye amarozi y'amaryana, amarozi y'amategana, amahuherano, ayo ngayo Ishangi Company Limited yaraje bikemure, yerekane ko mu bimera harimo imbaraga ishobora kuvura. Ibimera ni umwami w'imbaraga ushobora guhindura ubuzima bwawe.
Yakubutsa yuko rero Imana yacu yaduhaye ibimera nkuko tubona mu itangira igice cya mbere umurongo wa 29. Imana iravuga iti dore mbahaye ibimera nawe rero ngwino tukuvure 5 kuri 5.